Ya filime bayise The Gangster. Hey, aya basi twatangiye nta bintu by'indirimbo naki. He, dutangiranye hakuno n'umusirikare. He, wari uri hakuno n'umupolisi we. Yakuvuga ngo po ibintu ni umwanda. Umupolisi hakuno mu muhanda, w'abapolisi bashinzwe guhagaritsa imodoka ziri mu muhanda, batangiye guhagaritsa abaturage. He, umva ibintu ni umwanda mwana. Wowe komeza utware ndaza kubwira ukuntu ibintu biraza kugenda sibyo umfa uyu ni umwanda man ndakubwiye ngo komeza okay nta kibazo boss hey bisa nkaho hari ibyihebe bati mwitegure mwana abapolisi bari imbere yacu umupolisi ushinzwe guhagaritsa imodoka mu muhanda arahagaritsa nkuko bisanzwe hey katrore nuko dutangiye filime yacu filime bayise The Gangster hey nuko dutangiye abo bahagarikije mumeze mute ati bimeze neza captain umva cyangwa ko munyereka perime yanyu mugire vuba ndayifite hey ngire vuba ariko wininze umva ikofi yawe niyo irimo perime hey katurore perime ngiyi afande hakuno yararimo kubaza perime afande kureba perime umva captain nimugoroba twahuye n'ikibazo rwose niyo mpamvu twatwaraga twihuta ati ibyo nta kibazo rwose nta nubwo ariho narimvugishije he hakuno bahita babareka baragenda katurore gusa wa mupolisi yasigaye hariya umva ntibikiri gukora mwana umva mu gihe uri mu bibazo mwana uba ugomba kwica ukikiza mwana nose tubikora ubu ngubu umva uyu mupolisi rwose ngiye kumuhemukira rwose murangize umva cicika aho ngaho ntabwo ari wowe wuma amategeko he kumbe bino byihebe birimo birapanga kwica uno mupolisi umva iyo perime y'ibika umva safande abavandimwe banjye rwose bararwaye turimo turihuta reka tujye kubareba umva ariko wowe kuki uri kuvuga natakuvugishije bite byawe umva nubundi ni ibiki biri kugenda ahangaha ni ibiki biri kujya mbere umva ndavuze ngo mufungure inyuma ya butu ndebe ibintu mutwaye umva afande waje ukadufasha umva ndababwiye ngo mufungure inyuma ya butu nze mbabwire mu gihe polisi ari kubasa ngo bafungure butu he abagabo hakuno batangiye gukura y'imbunda he havuye indi gangster ku ruhande he indi gang mutubare rwose nta kintu turaza kubakora murimo murajya he kumbe byere byase bikura y'imbunda he polisi mushyira hasi imbunda nawe turavuze ati shyira hasi imbunda turi benshi ntabwo watubasha nurase n'ikintu na kimwe ntabwo nshaka kujya mu bibazo ariko he aha twakumvikana rwose twakumvikana ngaho rero shyira imbunda hasi umupolisi hakuno uhagaritsa imodoka mu muhanda yahuye n'ibyihebe biramubwira ati shyira hasi imbunda he umupolisi akora ibyo bamubwiye bazi fata iyo mbunda nkwereke he ni ibyihebe hakuno ntabwo tuzi ngo bikora iki umva inyuma ya buto muhafungure mbereke umva reka ndabinginze rwose ngewe rwose nanabareka rwose mukagenda nta n'ikintu ndaza kuvuga ko basi mufite sibyo umupolisi akora atangira gusaba imbabazi bamutamo umva ariko mugabanye aho ngaho umva mumufate mu muhambire mumushyire muri butu sibyo he umupolisi hakuno bamusize hasi umva mufate imodoka mumushyiremo dutatu ducaho tugende he umva turaza kubonana ibyo hakuno byose bifata umupolisi bihurire hano mu muhanda biramupakira biramutwara he ntabwo tuzi ngo ibyebe bikora iki ese ushaka gusigara hakuno ngo abandi bapolisi baza kuhagusanga bagufunga waje tukagenda wakikoryo ni ibyebe hakuno ntabwo tuzi icyo bikora gusa filime bayise The Gangster he njyewe uri gusobanura ni Sagamba official uraza gusobanukirwa tuvuye hariya tugaruka akurino n'ubundi turacyari muri za modoka z'ibisambo he
ibisambo byakomeje gutwara ntabwo tuzi ikintu bikora. Ati Krizi ntugire ikibazo rwose birabibaho. Ati kubera iki? Kubera ko nagwa akazi mwani k'abantu babaniga mwana. Umva njye mbabare rwose ibingi ntabwo nabikomeza sibyo? Ugomba ko kankuramo. Ngomba rwose kuzana bigukora rwose niba ari byo ushaka. Umva njye nanjye no kwigira ubwo. Umva ariko ntugatinye gufungwa mwana. Ibyibe nkatwe ugatinya gufungwa kwe. Hano ari agasore hakuno kabatwara mu modoka kaba gafite ubwoba kavuga ati ngo ngiye ibintu by'ibyibe rwose ngiye ntabwo mbizi nta nubwo mbishoboye rwose mu nkure mu kazi. Barakakabwira ngo rwose we ntukabakabwa mwana. Ntukabe umuntu nyine ushatse kugira ubwoba rwose ujye uba shapu. Katurere ya tugaruke hakurino. Hari umugore disi ari kwitwara iyi modoka ubona ko nyine yishimye gusa ari mu nzira hari akantu kari mu muhanda mu kuntu. Ni umugore tuvuye kuri bariya b'ibisambo bari mu modoka nyine b'abagabo. Umugore hakuno yasa kuvira mu modoka araza hari akantu kari mu muhanda kumbe ni akanyamasyo. Ni umugore tugarutse hakunino. Umugore yabonye akanyamasyo ati ni aka kantu ni kanini cyane. Ese uri gukora icyanga wakanyamasyo we? Ese nkufashe byangiraho ingaruka? Arabaza akanyamasyo. Ni umugore hakuno tutazi tuvuye kuri bariya b'ibisambo b'abagabo. Katurore umugore hakurino yasa avuga ati wakanyamasyo we vayo mwitwarire. Bega kuntu reremereye. Katurore umukobwa yasa gufatira akanyamasyo akaza hakuno akanyamasyo gatangira kugenda bitoroshye. Ubona ko kananiwe cyane. Umukobwa gusubira mu modoka kuyicana imodoka kuyicana byatangiye kwanga. Katurore yageze yiragenda imodoka umukobwa ahita akomeza urugendo. Nakubwiye tukurikire filime uraza gusobanukirwa ubwo ari Sagamba gafashemo uraza gusobanukirwa. Umukobwa yakomeje urugendo. Katurore kumbe byabye byahise biza hakunino do. Umva muze mwana muze twakerewe. Kumbe ya modoka hari aho bayizanye. Umva mwihute. Uyu nguyu ni uyoboye gangster yose. Ati mwihute rwose mujyane imari mwana mujyane imari. Imari bayinjije mu gipangu gutyo bahita bafunga. Ese bano bantu ni bantu ki? Abantu babona abapolisi bakabica bakabashimuta bakabajyana ubundi bano bantu ni bantu ki? Agira ngo uze gukurikira filime witonze. Ku rundi ruhande bari kutwereka umukobwa. Uyu mukobwa numwibagirwe umufata isura numwibagirwe. Ese ni ikihe kibazo kiri gutera bino bintu byose? Umukobwa uri kwibaza ari ku kavatiri rwose maratwara. Oya ni umukobwa. Katurore umukobwa hakuno yasagarara ati Jesse. Gusa umukobwa hakurino yatangiye kubona imodoka iri gucuma. Kubera iki ibingibi bimbaho we? Umukobwa atangira kwibaza do. Umukobwa yasagarara aza kureba imbere y'imodoka. Katurore aza kureba ikibazo cy'imodoka. Umukobwa hakuno kumbe umukobwa imodoka miratarisansi. Maratarisansi kandi ari ahantu mu ishyamba hagati. Ahantu mu ishyamba mu muhanda hagati nabufasha naki. Na connection ni ikibazo.
ni hahandi ujya ugasanga connection nazo no guhamagara ntabwo biri gukunda. Nyamuneka ibintu bikunze kubaho, wajya nk'ahantu ugasanga amarezo nakora, connection izakora amamega wapi, kumbe wa mupolisi wese amuzana hakunini. Umva kurayo cya kipaga nkwereka. Wa mupolisi bashimuse wose mwandetse mwagenda rwose. Umva muzana indi mbunda mbereke. Wa mupolisi bashimuse ni ibyihebe bita bimukuraho ikintu. Umva komeza ucecetse cyangwa se nkurase. Uranyumva wa kigabo. Ni ibisambo hakunino do. Akiraho mwana. Akiri no mbunda rwose dukorera akazi wa mwana we. Ese uyu wamurasa? Yego. Ati rwose mutunga imbunda rwose umurase sibyo? Umurase rwose ukoresheje n'amaboko abiri. Ni wa mwana disi wavugaga ngati ngo njyewe ntago nabasha kurasa nta sasu ririmo. Umwana yararashe asanga nta sasu ririmo. Kumbe wabikora wa mwana we, kumbe wabikora. Wa mwana uranangaje. Iyo mbunda rwose nta n'isasu ryari ririmo, nagira ngo ndebe ko wamwica gusa sibyo? Umwana hakunino bamushyiramo isasu ararirasa. Umwana yahise akurasira umupolisi. Atogera ongera urase. Arongera arase. Kumbe ntago yararashe umupolisi, yararashe ku ruhande. Umwana twabonye avuga ati ngo njyewe ntago ibintu byo kurasa bimenyereye, nta nubwo ibintu by'ubugengesta bimenyereye, ibintu by'ububandi. Wa mukobwa hakuno yarabyumvishe ajya kureba ikibaye ku ruhande. Umva umenye ko ibi byose ari amakosa yawe sibyo? Ati yego. Uraza kubikemura? Ati ndabikemura boss. Ni umwana hakuno baba bakoresha ariko ukabona ibyo bamukoresha ntago abishaka. Ati uriya mupolisi murase kandi wowe ugomba kumwica sibyo? Umva ndabingize rwose mu mbabare nta kindi bukore. Umva ese wabasha kuba boss nkanjye, kuba umvuguruza buri kintu cyose? Ati ndabingize rwose mu mbabarire ariko uyu ntago twamurasa mwana nta kintu yakoze no mupolisi. Umva wowe ukora ibyo nakubwiye sibyo? Umva nta kintu ugomba kuvuga rwose. Umva njye nyizera mwana ariko uyu mupolisi nta kintu yakoze, turamwicira iki? Umva mu gihe cyose ndi kuvuga ikintu n'ugashaka kumvuguruza mwana sibyo? Mu gihe nashatse gufata imyanzuro yanjye mba ngomba gukuraho umwanda kandi nkazibisha ibimenyetso. Umva ibyo ngibyo ntabwo ugomba kubikora. Umva ceceka aho ngaho cyangwa nawe nkurase sibyo? Hakuno batangira guterana amagambo. Umva ngo nukuri bosses. Umva ibyo ngibyo byibagirwa. Batangira guterana amagambo, umupolisi guhaguruka baramumena. Baramukubita. Ni ibisambo. Umva mwese muhagarare hariya mbereke sibyo? Muhagarare hariya mbereke. Umva piti murase rwose murase. Boss ahita abwira wa mwana aga murase. Uyu mwana twabonye adakunda ibintu byo kurasa, adakunda n'ibintu by'ububandi nk'ibi. Ese uramurasa cyangwa ntabwo umurasa? Ese ushaka kunkorera? Ushaka kuba umugabo? Rimwe ushaka kuba umugabo bikore. Kumba wa mugore yarirutse agiye kureba icyabaye, ariruka ageze hakuno abona abantu bari imbere. Gusa umugore kureba abona umwana muto ufite imbunda. Umva Peter urabikora cyangwa ubikora? Ati ndabikora. Umwana agutungira imbunda umupolisi. Nawe ukurikire film urebe. Umwana gutunga umupolisi. Atararasa umukobwa yahise ata hasi icupa rya ngufu Gin Limited. Umukobwa hakuno yabonye ibintu bidasanzwe. Katurore
umupolisi kuri no bahise bamurasa. Gati mufate uriya mukobwa kandi mumufate. Umukobwa hakuno yahise yiruka. Nimba ubasha gutsinda umukino ubimbwire. No ku rundi ruhande umubosi ari kubwira umuntu ngo natsinda umukino namuhemba. Katurore wa mukobwa bakomeje kumwirukankaho byabyihebe. Umukobwa abonye ibyebe birasa umupolisi. Kandi ibyebe ntabwo byaguhereza. Umva ibi byose ntabwo ari ibintu bibi mwana, ntabwo ari ibintu bibi. Mumbabarire rwose. Umukobwa atangira gusaba imbabazi. Ni igiki wari uri gukora hariya? Ni igiki wari gukora hariya? Umva imodoka yanjye yagize ikibazo rwose, nari ndimo gushaka ubufasha. Ni wowe wenyine uri hakuno? Ni wowe wenyine uri hakuno? Barabaza umukobwa. Umukobwa aravuga ati ndarengana, nta kintu ngiye navuga. Umva uyu mukobwa reka tumutware. Ati ceceka aho ngaho wisakuza. Ibyo hakuno babyararakaye kuza ubizana ngo wari ugushaka ubufasha nabyo baba bakeneye. Cyangwa ngukate uwo musatsi. Vayo tujyane wa mukobwa. Umukobwa hakuno bahita bamwikorera baramutwara. Ni ibyihebe. Ibyihebe nakubwiye ati nawe ubibonye birasha umuntu ntabwo byaguhereza. Dore wa mupolisi bamurashe yapfuye. Katurore ibi byihebe bifitiye mission. Nakubwiye turaza gusobanukirwa. Kumva umukobwa baramuzanye. Umva muri aka kanya tubonye umukobwa. Ariko biranagwari bube ngo bikunde. Umva byose uraza kubyishyurana none. Rukumva. Umva ntabwo nongera kwica umuntu n'umwe. Wa mukobwa baje bamwikoreye. Wa mukobwa bahita bamushyira hakuno. Gaturore. Uyu mukobwa yatubwiye ko imodoka ye yangiritse. Ngo ari gushaka ubufasha. Ubufasha? Ibyo se wabibwira ibisabo. Kumba umupolisi yatangiye kweguka. Ati Pete ufite akazi kawe ko gukora. Ariko ufite ikibazo. Ngiye mama wanjye yanyigishije kujya nakora ikintu cy'icyana kimwe. Katurore. Hano hano hari ikiryo mwana tugomba kurya. Ntago mubibona. Ngo bica umuntu ngo bahite bamurya. Katurore. Ese Pete uriya mukobwa uramurasa cyangwa ntabwo umurasa? Ati ntabwo nongera. Umva abantu tugomba kubarangiza ejo bundi batazaduteza polisi. Murangivu do kumva wa mupolisi disi ntabwo yigeze apfa neza. Umva umuntu rwose waje mu kazi ka mbere niwe ugomba kwicura mukobwa. Kandi ni wowe sibyo? Niwe ugomba kwicura mukobwa. Kati bose babarangiza. Ikibe hakuno cyaraje. Baramubwiye ngo aticura umukobwa. Araza aramufata do. Uhanze ibibyiye bishaka kumufata no kungufu we. Umva ibi ngibi rekiraho umwana. Ariko uwo mukobwa mushaka kumuha andi mahirwe akaza kutubwira ikintu yarashaka hakuno. Wa mupolisi yatangiye kwegera imodoka ya polisi gacike. Umva reka tudiringe n'uwo mukobwa sibyo? Umva ariko kudakora akazi bimeze bite? Umva ngiye ntago nakicura mukobwa mwana. Muranyumva? Ngiye ntago nakicura mukobwa mushaka undi muntu mumwica. Undi muntu mwica. Hakuno boss yumvishe ko biri kwanga. Umva mumbabarire ibingibi ngiye noneho mbyikosorere. Katurore. Ikiwe cyatangiye gufata umukobwa. Umva izina ryawe ni irihe? Ati sheri ndagukunda rwose ugomba kumpa imizigo. Nimba imizigo ari iki? Umva akira icyuma mwana umurangize. Katurore. Ikiba hakunino cyakuye y'icyuma. Umva urambwira izina ryawe cyangwa ngo katizose. Izina ryanjye ni Emma. Ati ki? Uri igipfamatwi? Ndakubwira n'ibindi byose nubyumva. Ati banyita Emma.
Oh, ufite akazina keza se mwana. Ufite akazina keza Emma. Umva murimo murangiriza igihe cyanjye. Hey, umuhungu bamubwiye ati umukobwa bamwice. Umva vayo ukinane nanjye, Ikirere gifata umukobwa kiramutwara. Umva vayo agakobwa we. Umuhungu bamubwiye ati yica umukobwa amufate ku ngufu. Yamufata ku ngufu, yamukorera iki? Ariko birangira amwishe. Hey. Umukobwa hakuno batangiye kumukubita amapingu. Hey. Gusa wa mupolisi yegereye ya modoka ya polisi ayijyamo agiye gucika mu gihe bano bari kurangara. Hey. Mu gihe hano bari kurangara umupolisi yacitse. Umva reka turebe ibiganza byawe. Ati reka turebe n'amabere yawe. Umukobwa hakuno disi bagiye kumufata ku ngufu. Yo. Umukobwa hakuno disi bagiye kumufata ku ngufu. Gusa umupolisi yasacaho. Umupolisi akura yasacaho mama we. Umukobwa akura arabibona yaga no kurabura. Umupolisi akura yasacaho. Mu gihe byari byaragariye umukobwa, umupolisi yasacaho. Ibyo bakuru byo birakurikira. No ku isasu ryinshi katurore. Ati mugira vuba mwana dufatura mu polisi. Atajya kuduteza abandi. Katurore. Boss atakurayo machine gun. Namwe murasize machine gun suba silence. Katurore. Umupolisi akura aracitse. Ashobora gucika akajyana amakuru menshi. Yibyebe ibintu bakora. Gusa umukobwa nawe hakurino bamuzirikiye hakurino yabuze icyo akora. Katurore. Umukobwa hakuno bamusize yatangiye kubona akantu kakuma yafunguza ari apingu. Ibyo bahakura byirukanse ku mupolisi. Gusa umupolisi yahise abasiga. Katurore. Boss yahise akuzira hejuru y'umusozi akukurayo machine gun aramupima neza umupolisi. Ahita amumena. Yahise amumena umupolisi nta bintu byinshi. Gusa umukobwa hakuno yakomeje kurwana nta kuma ashaka gufungurisha no mapingu. Bamuziritse bashaka kumufata ku ngufu. Yakomeje kurwana. Yahise akurura ikintu cy'ikigozi. Yahise akurura akantu Katurore aragafungura. Yahise akuramo urufunguzo. Yahise akakuramo kakuma k'urufunguzo aza hakuno afungura amapingu ahita yafunguye. Umukobwa hakuno tayari nawe ahita acika. Yahise acika gusa gucika nagazi aho ari kujya nta ntwaro naki. Ikintu cyose cyaba imbunda. Ikintu cyose ni imbunda. Umukobwa hakuno aba ari kwibuka sogokuru ukuntu yamutozaga nimba wagiye ahantu ukuntu wakwirwanaho akajya amubwira ati imbunda buriya ni kintu cya mbere wakifashisha uri kurwana n'abantu cyangwa se uri gucika cyangwa se uri kwitabazwa. Wa mupolisi disi bamurashe. Uyu mupolisi rwose twamuhoranye nta nubwo wigeze umwica. None ni njyewe umwishe sibyo? Uri kubona amakosa rwose umfitiye rwose uriya mukobwa ugomba kumwica uranyumva? Kakora iki gusa? Umupolisi hakuno ngo byamunaniye kumwica ngo boss niwe umwiciye. Baravuga ati uriya mukobwa usigaye niwe ugomba kumwica. Katurore wa mukobwa yahise atangira gucika. Katurore gusa nta nzira naki. Yaje atwaye imodoka ahantu nagahazi. Ubwo se waracikira he? Umukobwa hakuno yaje kuzenguruka ishyamba ryose aza acike. Katurore. Umukobwa hakuno bari bagiye no kumufata ku ngufu. Yaje hahandi yari yasize imodoka ye. Yahise ayizamo. Katurore.
yahise ayizamo, hari utwo yambaye ahita aza hano muri butu. Umukobwa yahise akuze hakura muri butu atagukuraho igikapu, sinzi ibirimo. Umukobwa yakora gukuramo igikapu ahita agenda. Katurore imodoka arayisiga, imodoka yahise ayisiga. Umukobwa hakuno akomeza urugendo. Twabonye bashaka kumufata ku ngufu, ariko umukobwa akavuga ati ngiye ntabyo nshaka. nta mukobwa wakemera ko bamufata ku ngufu, byose ni ibi. Nyamuneka abakobwa mujye mwirinda. Buriya abakobwa rwose nibo baba bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Nibo baba bafite ibibazo byinshi, ugasanga ahagiye baramushaka. Abahungu namwe b'iki gihe sha nzaba ndora. Katurore wa mukobwa yahise acika. Kugaruka kuno hoya mbega umwanda, ati cheat, mbega umwanda. Wa mukobwa yagiye, akobwa kagiye kwera. Cya kiyebe cyari kigiye gufata umukobwa ku ngufu do. Cyasanze umukobwa yacitse. N'ibindi byiyebe bivayo. Umva wa mukobwa yagiye mwana. Ya bitch rwose yagiye. Wivuga ubusa wakakoryo, wivuga ubusa. Umva mushake none cyangwa mwereke. Umva ariko nagara amakosa yanjye. Umva tangaza ibintu byose no kuri radio, umutangaze rwose umubone. Fata imodoka rwose ugende umushaka, kandi ndamushaka ko umubona hakiri kare. Kandi hagira ikintu kibi kibaho kikaduteza abantu, ntiwe uraza kubyirengera. Uriya mukobwa rwose yajya kwitangaza amakuru akavuga ibyo dukora, mu mushake paka mumubonye. Hakuno bahise bajya mu mamodoka bajya gushaka umukobwa. Katurore igihe byahise byatsa imodoka. Ntabwo turamenya ibyo bakora, twabonye ari ibyiyebe gusa. Katurore tugaruka hakuno mu nzu, hari umusaza wari wicaye. Umusaza hakuno arahaguruka bisa nkaho yifitiye urugo rwiza. Katurore umusaza gusohoka yasohotse ku mbago ye. Nukundi kuntu basaza bakagenda ku nkoni isanzwe. Gusa umusaza yarebye umuhanda uri hakuno. Umusaza arawitegereza, ariko uyu muhanda ko nta kaburimbo nzima bashyiramo. Nimero composite ita correct, nomero mwamagaye ntabwo ibashe kuboneka, mwongeye muhamagare mu kanya. Umusaza hakuno hari aho yahamagaye asanga nomero ntabwo iriho. Umusaza tubonye, uriya musaza numwibagirwa isura. Tuvuye hariya tugaruka kuri wa mukobwa wacitse bashatse gufata ku ngufu, dore aho yihishe. Ni wa mukobwa to umukobwa hakuno disi yatangiye no kwigira ubwoba. Yari arimo kugenda, imodoka ye imupfira mu nzira, ashaka ubutabazi, arebye asanga rezo naziriho, ashatse ubutabazi arabubura. None agiye kureba mu ishyamba ngo arebe ko yabona abantu bamutabara, asaga n'ibyihebe. None ahantu reba ahantu yahise yizira. Gusa umukobwa mu gikapu nta kindi kirimo, hibereyemo imyenda, ibiki, ibyo kurya yari bugenda arya. Kureba hakuno disi hari ako yabonye basi kamufasha guhanagura amaraso. Kumbe bya byiyebe biri hano hafi. Biri hano hafi. Umva mukobwa yatwaye telefone, tugomba kumukura tukamenya ahari. Hano hantu nta sinyari hari ku buryo twamukura ngo tumenye ahari, ariko batangiye gucekinga mu modoka ye barebe umukobwa ibintu yari afite, turebe umukobwa aho yari atuye. Umva amazina ye bamwita Emma, yari afite imyaka 26.
batangiye kureba mu madosiye y'uriya mukobwa. Ati imodoka ye rwose tubonye ituruka muri Stella G, tubonye na plaque ye ya 897. Ati mumushake rwose mumubone, kandi ari hakuno naho aragenda. Hey, ibye biba bitanga amakuru hirya no hino bibwira abandi, bisa nkaho ari ikintu yatwaye mu modoka ye cyari kirimo kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bukomeze. Ni ikibe cyakomeje gutanga amakuru. Bisa nkaho ahantu yari ari kujya, bisa nkaho yari arimo kujya iwabo. Hey, hariya barabikurura ubakareba imodoka se ubundi yajyaga he, ubundi si imodoka, ubundi ni igiki cyatumye ipfa. Hey, kuno batangiye kubikontora byose. Umva ibi byose mugomba kubikora neza kandi mukamubona. Umva iyo modoka rwose wowe komeza uyicunge kandi ujye uduha amakuru. Umva twe nagiye dufite rwose kugira ngo dushake uwo mukobwa ngo bidutware igihe, sibyo? Buri wese rwose niyanarize ahantu nta mukobwa yaba yagiye, nanjye ndakomeza nshakishe hirya no hino. Ati boss man, umva ngiye nagutwara ariko uravuga ibiki ngo wantwara? Njyewe nakoze akazi kenshi cyane, njyewe ibintu byo gutwara njye ntabimenyereye, kandi nuriya mukobwa rwose nanjye nanamutwara. Oh, kose siko kazi kawe rwose rwino ntware. Ni wa musore ngo uyu musore ngamenyereye ngo gutwara. Ngamenyereye gutwara sha. Amenyereye gutwara none se babeshye. Ngo nta bintu byo kurasa amenyere. Katurore wa mukobwa hakuno do, umukobwa marahirwa do, ibye byakomeje guhiga umukobwa do. Batangiye kureba ibirengeho byagiye bikandagira, bagende bareba aho umukobwa ashobora kuba yagiye. Umva ashobora kuba yagiye hano imbere, reka dukomeze. Hey, batangiye kureba inkweto nyine, batangiye kureba nyine ko ahantu umuntu aba yakandagiye ahantu aba ari kujya. Umva ibintu urabimenyere rwose kurusha uko watwara abantu. Ubu uravuga ukuri cyane rwose. Ase buriya dusanze ari abahinzi bagiye bacanga, ubu twasanga ari umukobwa koko. Ni ibisambo ukuntu bari kuvuga do. Batangiye kujya basiba do, batangiye kujya basiba ubo aho bagiye banyura. Gusa umukobwa yakomeje kwiruka do, akeneye ubutabazi bw'ibanze. Umukobwa yakomeje kwiruka do. Umukobwa kugira hakuno do, hari ako yabonye ya. Gusa umukobwa hakuno nawe umukobwa hakuno nawe azi ubwenge do. Nawe yagiye abona ahantu yagiye aca, aho abasore bagiye baca do. Umukobwa ahita akomeza imbere, na bya byebe birimo biramuhiga. Katurore umva ibi ngibi ni bya bindi yakuye mu modoka. Kumba ari ibintu basanze hakuno. Umva muhanda umeze neza kujya utari kumubona. Umva ibi ngibi biri hakuno yakuye mu modoka nta kintu byatumarira. Reka dukomeze dushaka umukobwa, reka duce muri ino nzira ariko turamubona. Uriya mukobwa yatwaye ibintu bikeya, yabonaga biri buze kumunaniza, atwara ibintu bikeya gusa. Ndabona n'amacupa yose y'amazi yose yagiye ayamara.
rwose uriya mukobwa araza gushaka amazi kandi inyota hakuno iba yishe umuntu. Uriya mukobwa rwose afite ubwoba ndetse n'inyota nabonaga yamwishe. Uriya mukobwa rwose araza kwegera kiriya giturage kiri imbere ajye kwaka amazi ndetse n'inzara yamwishe cyane. Icyo ntabwo aricyo kibazo kiraza kumutera cyane, ariko araza kugikenera. Umva bavuga ngo kuri Karemani. Gusa bageze hano ku muhanda. Umva dukomeze imbere, dukomeze imbere. Gusa hari imodoka iri mu muhanda igenda, irimo umusaza hakuno uri kwinywera agakawa. Umusaza arimo agenda. N'undi musaza arimo agenda mu kavatiri kiwe. Umusaza hakuno yahise ahagarara. Avamo. Umusaza kuza. Umusaza kureba imodoka hakuno yarebye mu nzira. Imodoka wagwane. Umusaza kureba mu imodoka mo imbere. Iyi modoka mbonye mu nzira, ubundi vipi zayo. Umusaza ahita akuraho ya madosiye. Emma. Bisa nkaho no musaza ari gushaka wa mukobwa wita ngo ni Emma. Ati Emma. Musaza yahise abona imodoka ya Emma. Bisa nkaho baziranye. Yakomeje gushaka Emma yamuguze. Emma ni wa mukobwa yari yashimuswe. Wa mukobwa wari washimuswe. Yakomeje kureba. Umusaza yakomeje guhamagara ngo Emma. Emma yaramubuze. Umusaza hakuno yahise yisubira mu modoka. Wa mukobwa hakuno yakomeje kwiruka. Arimo arashaka ubufasha yabubuze. Yaje hakuno akurayo shomeri atangira kujomera. Ashomeye abona bya bisambo birimo birasa. Birimo biramusanga. Wa mukobwa yakomeje kujya asubira inyuma. Umukobwa barimo baramuhiga. Umukobwa yakomeje urugendo. Aza hakuno yambara ibyo yambara akomeza urugendo. Gusa n'ibyihebe biri gukomeza bishaka umukobwa, ntago byahagaze. Ibisambo hakuno byarambiwe gushaka umukobwa. Umva umukobwa ashaka ko yaciye muri nanzira. Umva numva garaza kujya muri cya giturage. Ibyo bintu biratangaje. Kubera iki? Umva ashobora kuba wenda agiye kujya ahandi hantu tutazi. Ariko reka tureke gupanika rwose turamubona. Byiza cyane. Ni umusore hakuno gukomeza ubarangira. Umusore ubuze ibintu byo gushakisha abantu byo gutwara. Wa musaza hakuno yahise yizana imodoka hakuno. Yahise ahamagara telefone iri mu rugo. Ati yego. Ese muvandi wambwiye wa mukobwa wawe rimba atwara ya modoka y'umweru nkabimenya.
ese wamubonye? Umva njye ndi hano hakuno mu muhanda uvuye mu rugo ngaho mu birometero 20, ariko imodoka ye rwose nabonye yangiritse imeze nabi. Ati ndi mu nzira nza, ati ndaza kukubona rwose, tebuka. Barimo barahiga wa mukobwa, bisa nkaho ari umwana wabo nyine. Musaza yese akomeza urugendo, gusa na wa mukobwa yabuze inzira imutashya, nta modoka ntaki, gusa umukobwa kureba inzira nini kugira ngo azapfe kugera mu giturage cyangwa kugera iwabo biragoranye nta modoka. Ari aho bya bisambo nabyo byakomeje guhiga umukobwa byamubuze. Ibi bisambo nakubwira ngo ntabwo byakureka mu gihe byamaze kumenya ko ari umuntu wabibonye bikora akazi k'ubusambo cyangwa se byishe umupolisi. Uwo mukobwa ashobora kujya kubarega ugasanga leta cyangwa se ibindi bintu bibaje bibagana cyangwa se barabafunze. Umva ariko Peter, ibintu byose uri kutubwira ko umukobwa tutamubona. Umva ari rwose twibeshya inzira, ariko reka dukomeze imbere turebe ko umukobwa turamubona. Ibisambo birambiwe gushaka umukobwa, byarambiwe. Ibi byose ni umwanda mwana. Ariko umukobwa arari muri no nzira, kuki tutari kumubona? Umva banza turakoresha imodoka basi. Umva ariko imodoka ntabwo twashaka umuntu uri mu ishyamba, nose imodoka yaca mu ishyamba ko. Umva dufite amaradiyo mwana, turaza no kumushakisha, cyangwa se tumuhamagare cyangwa dukurire nomero ze. Aho niho byasaba rwose, mwe mukurure ahantu hose yaba aherereye tubumenye. Mukoresha amaradiyo mwana, mukoresha amaradiyo, kandi umuntu wese atanatane ashake inzira ye. Abantu bose ngo bagiye gutanatana, umwe ashakira inzira ye, kati bajye bahuzira ku byombo no ku bindi. Gusa umusaza mu modoka afitemo akanyundo. Umusaza ntabwo yoroshye, umuntu ugenda ufitemo akanyundo. To ove ibi ni ibirenge bye. Umva arakora ibiki? Reka dushake umukobwa mwana. Ibi ngibi reka tutaza kubishyira muri risike nini, tutaza kubishyira mu bibazo byinshi. Reka rero twebwe twishakira wa mukobwa twenyine, sibyo? Abo bemeje gushaka umukobwa ubonyine bakamwishakira. To wa mukobwa areba ahantu yahisaza. Ati amazi ni ubuzima, amazi ni ingenzi. Umukobwa hakuno inyote yamwishe, ariko yageze ahantu hari amazi. To yageze ahantu hari amazi, atangira kuyanywa. Ati amazi yakuvura, buriya niyo utarya ibiryo amazi yakuvura. Amazi yakuvura inzara, buriya amazi ni ingenzi nyamuneka. Amazi ni ingenzi, amazi ku buryo wayabura ukanapfa. Amazi ni ingenzi cyane cyane mu butayu. Mu butayu iyo ubuze amazi uhita upfa. Ntabwo wakirata ngo ufite ibiryo se ni ibiki. Amazi niyo y'ingenzi mwana. To byakomeje gushaka umukobwa, gusa bamwe batanatanye, babiri barimo barashaka umukobwa. Do kumbe kuza do, umva cicika kureba. Do umva ngiye guhamagara. Umva waburetse. Umva ariko ni cyo kibazo cyawe. Ese ushaka kuri mukobwa mufata mwana bakagenda bakamugurisha? Umfura mukobwa tugomba kumwica twenyine. Umfura mukobwa ngiye rwose ngomba kumufatana na mwikundiye. Umfura mukobwa reka tumubyaze umusaruro mwana, nuze no kwibwira wa boss ko twamubonye, sibyo? Umva nimba ushaka kubibwira boss uze kubimubwira, ariko ngiye ubuzima ubushuti bwawe nawe turaburangiye, sibyo? Reka tugende aduhe imizigo noneho tumureke.
kandi ufunge n'icyo cyombo n'ibiradiyo byose. Ati yego. Nta nubwo urafata umukobwa ngo wumve ukuntu ibintu biba bimeze, ushaka kugenda ukabibwira ba bosi koko. Mugenzi we maramushuka ati wafata umukobwa nibaze kubwira bosi ko babonye umukobwa bamubonye nyine. Umva ube mu minota 10 noneho ngiye nkwereke sibyo. Cya kigenzi cyo gishaka gufata umukobwa ngo kikamukoramo akazi. Katrole ya okay. Jack. Ati Jack. Dankie Manny. Urakoze mwana. Unyangane ku bibazo wagize mwana. Ni wa wundi wahamagaye. Ni wa musaza wahamagaye undi amubwira ngo imodoka ya Emma uriya mukobwa ati yangiritse nyibonye mu nzira. Ati vayo urebe. Umusaza agahita amubwira ati ni mu nzira nza. Umusaza kuza kureba mu modoka y'umukobwa, habona imodoka y'umukobwa hakuno yangiritse bya danje. Umusaza kureba munsi y'imodoka y'umukobwa, uriya mukobwa rwose namubwiye ngo ati agura imodoka nshyashya. Ahita ambwira ngo rwose agiye kujya mu Buhinde, hari interview yari afite. Katrole ni imodoka y'umukobwa. Filme bahise The Gangster. Iyi modoka rwose ari abantu bayikoreye ibintu bibi. Ati kubera iki? Imodoka bisa nk'ari abantu bayikoreye ibintu bibi. Kandi kuko twabonye ino modoka bayisaka bareba ibyari byo bari mu modoka. Nabandi babikoze atari ibyihebe. Ibi ni biki mwana? Giye biri kunshanga. Abasaza hakuno byarabacanze. Babonye imodoka mu nzira birabacanga imodoka ubundi. Ese ni biki byabereye hano? Giye biri kunshanga. Abasaza hakuno bakomeje mu muhanda barebe byari byo do. Hehe. Usa umusaza hakuno yageze hano barimo barahiga umukobwa. Umusaza hakuno yatangiye kwitegereza ibirenge byagiye bica hano, ibyagiye bihatakara. Umva bisa nkaho hano hari abantu 6. Bisa nkaho bagiye banyura mu ishyamba bakata. Reka duhamagare polisi. Ndakeka aribwo bufasha twaba tubonye. Kandi mu rugo ahangaha hafi. Hano ni muri kilometero 40 rwose polisi yatinda cyane. None dukora iki? Ati Jacques ugomba guhamagara polisi igitaraganya. Umva imodoka yanjye na lisansi irimo rwose, na lisansi irimo. Polisi yagira hano rwose byanatinze. Ntago twata tubikora igitaraganya cyihutirwa. Kumbe bya bisambo bibiri byabonye umukobwa. Gusa cyatindi cyabwiye mugenzi wacyo ngatireka ngiye kwikorera umuti mwana. Uriya mukobwa reka ngiye kumwibomorera. Ubusigara aho ngaho utaza kubwira aba boss ko twabonye umukobwa sibyo? Igisambo hakuno cyase gitunga imbunda umukobwa to. Cyari kimutunga imbunda. Hey. Umva nugerageze ikintu na kimwe ndahita nkurasi. Ati Jacques niki tugiye gukora? Ati ngiye ikintu ndi gutekereza rwose. Ngiye guhamagara polisi izikemure bino bibazo. Ndakeka ari cyo kintu cyakorwa kugira ngo bino bintu bikemuke. Nakemuye ibintu byose nagombaga gukemura imyaka 10 ishize. Hey, ni cya gisambo kindi kiri kuvugana
n'umuntu ku cyombo do. Hey, harimo uvuga ngo hari ibintu nakemuye imyaka 10 se, imyaka 10 yatambutse ibiki. Umva ntugerageze ikintu na kimwe ngenda kurasa kandi manuka hasi gira vuba. Hey, umukobwa wako nahise afunga amazi ye do, ahita yamunagira igisambo hakuno kirayafata cyamutunze imbunda. Hey, ibisambo hakuno nabyo biba bifite inyota byatangiye kwinywera amazi. Ati imyaka ishize namwigisha ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro. Namwigisha ibijyanye n'ubusirikare. Yego, wamwigisha se kuba special force. Kandi koko umukobwa twabonye yibuka ukuntu sogokuru we yamwigishaga ibintu byo kurwana, uburyo wakirinda mu gihe abantu baguteye. Twabibonye umukobwa asa nkaho abyibuka ukuntu. Katrore cya gisambo cyakomeje kumutunga imbunda do. Nicyo kintu twabonye cyikundiye no mukobwa. Cyaramwegeye gishaka kumufata ku ngufu do, cyamutunze imbunda. Noneho uravuga iki ubu ngubu? Uravuga iki? Wumvaga se kugufata nka gutya rwose bitari bube? Bitari bube shwiti hati. Ati ndakwinginze windaso. Ati Emma wowe ureba uranyeneye sibyo? Uranyeneye sibyo? Hati rwose twagera tugashinga famiye cya sibyo? Ndabyumva cyane. Ibyo nibyo byiza rwose, ibyo nibyo byiza. Ndaza kukureka nimba ari by'ibintu ushaka. Samba ko cyatangiye gufata akantu k'agakufe. Mu gihe abantu bari kugukorakora bashaka kugwemukira, ujye ushaka ukuntu waba kubita ahantu ku buryo bahita bagenda burundu. Kigabo hakuno cyatangiye gusoma umukobwa do. Umva shyuha sheri, shyuha ariko shyuha. Cyatangiye do. Gisore hakuno gifite irari do. Cyatangiye gusoma umukobwa do. Umukobwa hakuno ntabyo ashaka. Ati ntabwo nshaka kukubabaza sheri, ntabwo nshaka kukubabaza. Umva shyuha ariko shyuha wa mukobwa we. Kigabo hakuno cyatangiye guhohotera umukobwa. Ibintu bitari byiza. Umva ntabwo nshaka gukora ibintu nawe. Ndakwinginze. Umva ariko nshaka ko nkubabaza nanone ko. Umva wa mukobwa we. Umva genda aza noneho kugwemukira nutabishobora. Cyatangiye gufata umukobwa do. Tangira kumufata. Umva ngenda ro nakwinginze. Umva giye nakwinginze rwose do. Umukobwa hakuno yese atera icyuma umusore. Umva papa wanjye yaranyigishije anyigisha imyitozo myinshi, uranyumva neza wa gisore. Umva abantu rwose bameze nk'inyamaswa nkamwe, muranyumva? Umukobwa hakuno yese akora akazi. Umusore hakuno yese amutera icyuma. Umukobwa yahise atera umusore icyuma ahita anamurasa do. Yahise amutera n'isasu. Ese ubundi urinde? Ndi umwana wa Jacques nimba mutanzi kandi genda ikomando. Rero mwayobye. Gisambo hakuno umukobwa yagitayemo. Bakobwa bari abakera. Umukobwa amaze gukora imiti do. Gusa nawe kuraba mu biganza do yasanze afite icyuma asanga yishe umuntu. Yashidutse yishe umuntu do.
bwagezeho burira do. Bwagezeho burira umukobwa yaraye mu ishyamba do. Bwagezeho buracya umukobwa akiraye mu ishyamba. Dore kuntu amaso asa. Katrole do. Ik heb nooit opgehouden te leren. Ze wou niet meer. Kobwa hakuno. Ze heeft vinnig geleerd, man. Ze was verbeter. Do, umukobwa hakuno do. Destijds had ik gedink, het is voeden. Ibintu byose natekerezaga ko rwose ari ibintu bibi. Numvaga bino bibazo rwose natazabinyuramo. Umukobwa hakuno cyuma yasa kizirikaho n'imbunda atayizirikaho. Ahita zakuno yoga amaraso. Umva mukobwa namwigisha byinshi. Ati ibintu byinshi byose namwigishije ndakeka ko n'ubundi bitazamubera ibintu bibi cyane, bitazamubera ibintu by'ubusa. Ubuzima ni imbunda. Sogokuru niko yahoraga mwigisha. Sogokuru we bita ngo ni Jacques. Yahoraga mwigisha amubwira ati ubuzima ni imbunda. Buriya ahantu hose uzajya ukenera imbunda. Ati noneho humeka, noneho urase mu gipimo neza, urase mu gatuza. Kuva kera rwose sogokuru yigishaga umukobwa ukabona byose, ukabona nyine biri kugenda neza. Umukobwa hakuno bamwigishaga kurasa. Hey. Noneho wa mukobwa ugiye kwegera inyuma urasemo noneho neza, noneho uturasa no ku mutwe sibyo? Gano no coaching imbunda. Fata igihe cyawe rwose witekerezaho uturasa. Umukobwa hakuno kera bamwigishaga kurasa. Uriya mukobwa namwigishe kurasa byinshi. Nanamuguriye imbunda nyinshi yakeneraga cyane. Nanamujyanye ku buhigi mbere afite imyaka 16. Twajyaga guhiga inyamaswa tukazica tukanazirira mu ishyamba mu gihe inzara yabaga itwishe. Ati izo nyamaswa rwose twanagwanaga nazo rwose tukagenda tukanazotsa rwose inyama zazo. Ariko naramubajije ngase ngo ibintu byo kurwana rwose ntago bishoboye. Hati ugomba no kuzaba papa nk'uko papa wameze sibyo? Tumusogokuru niko yamubazaga. Hati yaramwigishaga akamujyana mu ishyamba bagahiga. Hati yamubereye umwana mwiza nta kibazo yamugiriye. Gusa wa muvandimwe basize inyuma yabonye ko mugenzi we atagarutse, tangira kwibaza ubundi mugenzi wanjye wagiye ko muri atari kumwe n'umukobwa. Bowera musore hakuno atangiye kuvugira ku cyombo. Bowera umukobwa hakuno abyumva ku cyombo. Bowera waba wamubonyera. Umva murase. Umva murase ndabona ari ku mugezi murase. Umva Bowera ashaka kurasa umuntu. Umva mwamubonyera. Umva ntago ngena namugira ariko namubonye. Umukobwa hakuno abyumva ku cyombo. Umva mwabigoryiwe n'ibiki muri gukora ko mutatubwira. Umukobwa hakuno yahise abyumva ko bamutahuye ahari. Umukobwa hakuno atafata n'icyombo aragitwara. Umukobwa yahise yiruka. Umva umukobwa yirukanse umuhanda wose mumukurikira. Umva ndakubwiye ati murase. Uranyumva? Ndakubwiye ati umukobwa nagucike murase. Hey, umuvandimwe hakuno ahita amanuka. Hey, ndakubwiye ati uwo mukobwa murase. Hey, ndakwinginze uwo mukobwa murase kandi hute. Hey, ndakumva boss. Hey, hakuno igisambo nacyo kikomeza kirukanka ku mukobwa ngati kite kimurasa. Hey, Gambelli politie man. Zet hem in die chopper brengen. Niduhamagara polisi byose biraza natwe turaza kubigenderamo. Zij gaan doorzoeken in die wette. Uriya mukobwa ndabizi inyota iraza kumwica. Ngiye kuzenguruka ahantu hose nshakisha ahantu hari
hari ibirombero rwose arigenda aza kumubona Zeker niet onmogelijk. mwana mwihera amazi Maar misschien, turore als ze haar kwaad maken, als ze haar te hey, ver kan. umukobwa ntabwo ari buze kugira inzara ahubwo ikintu kiraza kumwica ni inyota mbi cyane iraza kumwica ngenda abizi neza Het zit nog alles daar. kandi ndabizi ko akiri mu ishyamba umukobwa yakono ngo ikintu kiraza kumwica ni inyota yonyine gusa he umukobwa yakomeje kwiruka arimo arahigwa umukobwa akomeza kwiruka mu ishyamba ndakeka ibintu byose wambwiye ari ukuri yego rwose nibyo nakubwiye rwose ngiye kubikora ati muze yagiye kuzenguruka ahantu hose azi ko haba amatranka nyine n'ahandi amazi abajya ugasanga mu ishyamba niho amazi ahurira atagiye kugenda hazenguruka arebe ko basi umukobwa yahurira nawe wenda ashobora kuba ariho wenda yaba yagiye akaba ariko ariho ari kunywera amazi ati bowera umuvandimwe hakuno w'ikiyebe yageze hakuno asanga asanga muvandimwe we wundi bamurashe yasanze bamurashe ati hoya mbega ibintu bibi muvandimwe hakuno do nawe yahise agira iseseme hakuno do ibintu ntabwo byoroshye bayobeye ku mukobwa batazi umuvandimwe we yapfuye umusore hakuno yabuze ikintu akora ni ibyihebe cyaje hakuno ku mazi ikirebe cyaje hakuno ku mazi gitangira kurya buriya n'amazi barayarya ntabyo muzi se barayarya umva bowera yapfuye bowera yapfuye yishwe n'icyuma ntabwo nzi umuntu wamwishe ashobora kuba uriya mukobwa rwose mutamureka ngo agende yishe bowera yasa atanga amakuru ko bowera yamwishe n'imbunda ya bowera yayitwaye umva murumva ibintu ndi kuvuga cyangwa arimo arabwira abantu ku cyombo akumva ntabwo bari kumwumva umva ndimo ndavuga ukuri yapfuye kandi umukobwa ntabwo ari ahantu habi mukomeze mushaka ibyo hakuru byakomeje kwirukanka ese mwambwiye icyombo cya bowera ko kitariho cyaba kiri hehe umusore hakuno w'ikirere hakuno yakomeje gushaka icyombo cya bowera atangira kukibura tishit mbega umwanda ibintu byose biri kuba nabi isosi iri kugwamo mwinshi mva amazina yawe ndabizi ni bossman kandi icyombo ni ngewe ugifite umukobwa hakuno cya cyombo cya bowera niwe ugifite ari kumva ibintu byose bari kuvuga bavuga ati umukobwa aciye hano umukobwa akamenya uko arahindura direction urumva ibintu byose barabufite byose umva imbunda ndayifite n'icyombo cye nagifite rero ubu ngubu ngiye guhamagara polisi kandi imodoka za polisi ziraje zibagiraho aka kanya mu masaha 24 kandi ndaza kubatangana navuga ibyo mukora ndaza kubica gahoro gahoro ntabwo mushobora kumfata mwabisambo umva uwo mukobwa mumukurikirane muhite mumwica kandi ibyo biradiyo cyangwa se ibyo binuze mu bizimye bageze hakurino umva duce hariya bakomeje guhiga umukobwa arababwira ati ngewe noneho ndabica noneho ntabwo muri bumbone icyombo nagifite imbunda ndayifite rero nanjye rero ndabafite sibyo umukobwa yakomeje kureba doreho bowera ari kumbe bagezeho bowera yapfiriye
Bowera basanze yapfuye. Mbega ubugoryi. Umva shaka uriya mukobwa unashaka imodoka yindi yagendeyemo rwose muyicunga, shaka kuba ari yagiye kugenderamo. Umva muretse mbanze nkwe ku mazi. Nakubwira ngo inyota hakuno irakwica ukumva wenda gupfa. Nta bintu by'ibiryo ntaki. Umva muze tugende mufe muri ibyo. Bakomeje guhiga umukobwa yabuze. Wa muvandimwe wa Bowera yakomeje guhiga umukobwa akurikije aho umukobwa yagiye akata. Yagiye akurikiza aho umukobwa yagiye akata. Buriya biriya bintu bigufasha kubona nyine umuntu aho yagiye akata. Biragufasha cyane. Kuba umusore ari hakurya yagiye kubona ikibuye gituruka hejuru. Umukobwa kumbe niwe yarari. Umusore yahise amwica. Umusore yahise agwa hakuno hasi. Baramukomerekeje. Umukobwa yakora aramanuka yitonze. Umukobwa nawe ntago yoroshye. Umukobwa yahise ashyira hasi umuhungu. Umusore hakurya yatangiye kuzanzamuka. Mu kuzanzamuka ahita afata umukobwa hakurya aramufata. Igisore hakurya cyafashe umukobwa gitangira kumuniga. Umva nkeneye kukwica agakobwa wa bicu. Umva aya ni amakosa yawe kuba wishura uriya musore wanjye. Aya ni amakosa yawe wagakobwa we. Umukobwa hakuno atangira kurwana n'imbunda. Umusore hakuno atangira kurwana n'imbunda n'umusore. Umva igihe turimo kiraducika twihuta dufata uriya mukobwa. Umva ntukamvuge n'ikintu na kimwe. Umukobwa hakuno ntago yoroshye. Yahise arangiza umusore. Umukobwa hakuno nawe yarapfuye. Umukobwa hakuno yahise arangiza umusore mu minota mike cyane. Ahita amurangiza. Ubu amaze kwica abantu babiri. Umva nasize hasi umwe muri mwe. Ubwo nimwe mukurikiye. Umva ngiye no mukobwa ngiye kumwishakira ku giti cyanjye. Umva nibiki ngende umva ngiye natameze neza. Umva vayo ukomeze udukurikire utuyobore turagukeneye. Ibyo byakomeje gufata urugendo bikomeze bihiga umukobwa bimwica hakiri kare. Nakubwiye ati byihebe nawe wabonye byakoze amakosa ntago byakureka ngo ugende. Kuko babizi ko uragenda ukabiteza abandi bantu cyangwa se ukabiteza igihugu cyose ugasanga barabifunze. Kumbe wa musaza ngo ni Jack urimo gushaka Emma hari aho yageze. Yageze ku munara. Hahandi hafi y'amazi. Yageze ku munara. Araza. Yaje ku munara ku mbago y'abasaza namwe murayizi. Umusaza ahita asubira inyuma. Kumbe bya byihebe biri hafi kugera hakurino. Byasanze wa murambo wabo w'ikihebe wapfuye. Wa mukobwa nawe ari hakuno hafi ntahantu yari yagenda reka. Umukobwa se yagenda. Umukobwa aracyari hakuno hafi.
nawe hakuno marabahiga umukobwa nawe abarenze. Umukobwa hakuno twumvishe ngo sogokuru yamwitorezaga, yamuhaga imyitozo itandukanye, akamutoza rwose ukabona ibintu birimo biragenda neza. Umukobwa yatangiye kujomera, abonaho abasore bari, abonaho ibyebe biri. Umva bossman, umukobwa ngiye nshobora kumubona, dore nguriye ari hariya. Umukobwa hakuno baramubonye, umukobwa ahita amanuka yiruka. Bataramurasa umukobwa ahita amanuka yiruka. Uramubonyera? Umva umukobwa ndamubonye, tugomba kumukurikira. Hakuno noneho ubu ngubu umukobwa baramubonye, bagomba kumukurikira. Mwibutse aracyari Sagamba official usobanura. Nimba uri mushya kuri no YouTube channel yacu, kora subscribe, like na share. Katrore bakomeje gushakisha umukobwa, babonye hamanutse. Gusa umusore hakuno afite ikibazo, bisa nkaho arwaye, ntago ameze neza. Ibindi byebe byakomeje gushakisha. Umva murebe hari hepfo we. Bahita barasa. Umukobwa hakuno barimo baramuzuminga bakamubona. Umukobwa yese yishaka nino. Akuraye umutwe isasu ritariza. Umva mukobwa ndamuzuminga neza, nasana umutwe ndawurasa. Umva ariko afite imbunda ebyiri, niyo yaba afite 11 genda murasa. Umusore yatangiye kuruka. Umva Peter, nagushoboye akazi kenshi man. Wowe uzana mu kazi rwose ugatangira kuzana ibintu byo kurwara kwe. Umva mugende rwose, ngiye uriya mukobwa ndakomeza mu covering. Ati bagende, we akomeza covering umukobwa. Umukobwa guhaguruka yahisaguruka abatamu nawe n'ikibe hakuro kirimo kiramukavaringa fit. Ibintu n'umwanda mwana, ntago umukobwa bari kumubona mu gipimo neza. Uriya mukobwa rwose afite isasu, arasa nk'aba bakobwa b'ibici. Umukobwa hakuno marahigwa. Umukobwa byatangiye ari kwishakira ubufasha, hari gushaka abantu bamufasha. Umva muze tugende tujye guhigura umukobwa man. Tubonye n'ahantu yinjiye. Ibyibe hakuno byanabonye umukobwa yinjiye mu kizu. Umukobwa byatangiye yishakira ubufasha, ageraho ajya gushaka ubufasha, asanga abo ari kubwaka ibyihebe. Umukobwa hakuno ahita abona ko nyine yaguye mu kintu kibi cyane. Nawe byakubaho rega. Bino byihebe byamaze kubona ko wishe umuntu, wamaze kumenya ibyo bikora, ntago byakureka ngo ugende. Biraguhiga paka bikwishe. Ibi byihebe ni ukwiyicira abantu bikabashimuta bakiba, niko kazi kabyo biba bikora gusa. None se mbabeshye, filime bayise The Gangster, kandi The Gangster ni iki? Ni ibisambo. Muzarebe na za game za The Gangster rwose, muzajya munabibona. Kumbe ndagira ngo ukurikire filime witonze. Wa musaza ngo ni Jacques, yahise ataha mu rugo. Yahise ataha mu rugo. Yahise ataha mu rugo. Ngo ni sogokuru wa Emma, uriya mukobwa barimo guhiga.
ibyebe nabyo byahise byinjira muri cya kizu umukobwa yinjiyemo kare. Gusa wa musaza yahise azana agatebe yicara hakuno no mu muhanda uko bisanzwe. Abari no ku mbunda ye imbunda se ntago muri kuyibona muri pocket n'akabando ke. Gusa umusaza yahise yicara mu muhanda. Ni umusaza rwose aba ari kwiyumvira akayaga mu muhanda. Yicariye mu muhanda. Gusa twe twabonye ko umukobwa yatozaga ngo ni Emma yari abereye sogokuru. Arimo arahigwa cyane. Ibyo byatangiye kwinjira aho umukobwa yinjiye. Byamaze kubimenya, byamaze no kubibona ahubwo. Ibyebe byinjiye mu nzu. Ni ikizu kiri hakuno. Gusa wa musore ukunze gutwara, ukunze no kuyobora abantu ntago ameze neza. Ntago ameze neza, amararuka hakumva umutwe uri kumurya. Ntago ameze neza. Nakubwira ati ubuzima ntago buba bworoshye mu butayu. Ntago buba bworoshye. Ibyo byakomeje kwinjira mu nzu. Katrore. Ibyo byakomeje kwinjira mu nzu. Byamaze kubona ko umukobwa ariho yinjiye. Bikimubona bita birasa. Nakubwira ati ibi byebe nta mikino yaba bifite. Nose mabeshye. Sagamba ariko ko nakazaye. Boss hakuno yatangiye kuzuminga. Abona umusore ntago ameze neza. Umva Pete, nudashaka uriya mukobwa ngo umwice cyangwa se umunzanire, ndaza kugusiga hakuno. Urukumva? Ni wa musore. Yatangiye kukavaringa wa musore. Ni bosi. Karimo arabakavaringira. Umukobwa asohoka, bosi ahita arasa. Wa mukobwa araho yahingutse. Gusa twamaze kumenya ko ibyebe nabyo byageze muri ino nzu. Icyebe cyakomeje kwinjira mu nzu. Icyebe cyakomeje kwinjira mu nzu. Kibona umukobwa agihita kirasa. Hari ibyeberega bifata umwanzuro wo kujya byica abantu. Bikajya byicira abantu kugira byinezeze. Ibyo bintu bikunze kubaho cyane. Ati Jay. Musore ahamagara undi muntu bakorana. Gusa umusore ntago ameze neza. Ngiye gutunga imbunda. Ntago nkeneye kubabaza umwe muri mwe. Ntago nshaka kukurasa. Umusore arabwira umuntu uri mu mwijima. Hari umuntu uri yora. Umusore ari kumva umuntu. Ntago nshaka kukubabaza. Nimba uri no wa mukobwa bavayo rwose, vayo ntago ndi bukurasa. Rimba uriyo rwose, vuga kuri yo. Ndaza kukore kugenda, sibyo? Umusore ni mu mwijima ari gutinya kwinjiramo. Umusore ahita yinjira. Kwinjiramo umukobwa ahita amufata. Uva, ceceka aho ngaho, ukumva?
ntago ndi bukwica sibyo umva urancikisha hano hantu uraza kwancikisha nsezeranye umva imbunda zanjye rwose nazo mfite zihagije ntago nagukura ahangaha umva ariko ngewe nugerageza kwiruka ndaza kukurasa uranyumva ngewe ndagusezeranya ntago ndibwiruka sibyo kandi uraza komereza iyo mbunda urakumva umusore yemereye guhereza uno mukobwa imbunda akamureka akagenda umva mumurase uno mukobwa ari hakuno muze mumurase umusore ari gutangaza ngo umukobwa amurase bahise bamwica icyuma cy'umugongo umusore agitangira kuvuga ati mumwice umukobwa mumwice umva ariko biri kugenda bite Peter avuga bamwishe Peter ari kutabaza bamwishe kera umusore akivuga ati ngose ngati ngiye ntago ndibwiruke ntago ndibugutangaze akibivuga ngo mumwice twamubonye bahita bamushyiramo umukobwa ahita amushyiramo icyuma cy'umugongo umukobwa nawe ntago yoroshye umukobwa twabonye avuga ati rwose ngenda bamara rwose nta n'umuntu ndi busigaze basi bose hakuno nawe akomeza guhamagara abantu bose Jay na Peter akomeza guhamagara ibyebe byose ntabwo biri kumwitaba bose atangira kuzuminga areba ibijya mbere ni icyebe gikuru bose abonye ko biri kunanirana ahita amanuka yabonye ko binaniranye wa mukobwa hakuno nawe yakomeje guhiga ibindi byihebe tangira kwihisha kubwira ngo aka kazi ntabwo kaba koroshye ikindi cyebe cyakomeje gushakisha tumaze kubona ko umukobwa amaze kwica abantu batatu umukobwa bahita bamumwambara umukobwa atangira kurwana n'umusore umukobwa hakuno bamushyiramo igisore hakuno cyasizemo umukobwa ayiwe data we umukobwa hakuno amwubise izuru mbega ibintu bibi umukobwa hakuno acunga umusore umukobwa gufatira ikibando kukubita biranga umva ndakurasa wa mukobwa nukomeza ibyo bintu mbabara rwose ntago ntongera sibyo ntago ntongera umva ibintu ni umwanda bwana urukunyumva uraza tugende cyangwa ahita ashyiramo umukobwa ikigabo hakuno gishyiramo umukobwa umva ikintu cyose uraza gukora ndaza guhita nkwita ikintu cyose uri buze gukora ndata nkwita ntago ngiye ninya kurwana n'abakobwa uranyumva nimba ubona ko ndi umusore ungana gutya ntago ninya kubagwana nabo ndaza kukwereka ko abakobwa batarwana n'abagabo bacu kandi banatumenyera ukumva ngaraza kumutubanga rwose anamwice amwice nk'uko babaga inkoko gusa umusore hakuno n'umukobwa atangira kumuzengereza umukobwa hakuno umukobwa bamuzengereje umukobwa hakuno nawe ntago yoroshye n'inzu ntago yoroshye ahita afata agashoka ahita yica agashoka ahita agakubita ku mugabo umukobwa hakuno nawe ntago yoroshye ikintu cyose wavugaga cyari ubusa uranyumva mbega umuntu w'umugabo mbega umugabo w'akabwa umukobwa niko yahise avuga ntago ari ngewe ubivuze umusore yamubwira ngo ndaza kukwica wa mukobwa nk'uko nica agakoko ko ndi kubaga
umukobwa ahita avuga ati ibyo wavugaga se si wowe ubaye inkoko. Umukobwa ahita avuga ati mbega umugabo w'akabwa. Umukobwa ataravayo bose yahise amutunga imbunda. Umukobwa arazi ko birangiye. Iki nicyo gihe kugira ngo ngende. Ni wowe ugiye gusimbura bari bose kandi ni wowe nashakaga. Umva nukenera kuba uri muzima ntago biri bugukundire. Bose hakuno gushyira hasi imbunda. None reka ndebe ko kuba muzima biri bunkundire, sibyo? Nyemerera umunsi wanjye basi urangire neza, sibyo? Bose bafata pistoli. Umukobwa hakuno atangira kubara bosi. Aramubara, bose barabarana. Bose bafite imbunda. Ati bose bagiye kwemerezanya. Mu gihe ushaka gupimira mu gipimo rwose urabanza ukareba neza, ukabara umuntu ukamureba mu maso ndetse ukamupimiranya ku mutwe, sibyo? Ukamupimiranya kandi ukareba ikintu wakiteguye. Umukobwa yatangiye kwibuka ukuntu sogokuru we yamutoje. Umukobwa akora atangira kureba umugabo. Umukobwa yahise asimbuka ahita akubita umugabo atamushyiramo. Icyebe gikuru bahise bagishyiramo. Ari nako sogokuru wa Emma uriya mukobwa yakomeje kwicara mu muhanda atazi ibijya mbere. Ubu si ubusogokuru uyu wa Emma azi ibijya mbere koko? Katurore sogokuru wa Emma yatangiye kurira disi. Yabuze umukobwa we. Umukobwa rero yamubuze. Hatangira kurira disi. Kumbe nagazi ko umukobwa yamenyereye nabi abanuzi. Yamenyereye nabi muranyihanganira. Nagazi ko ibyebe byose yabyishe nabyaze. Umusaza guhaguruka. Guhaguruka kureba mu muhanda. Yaje yiruka. Umusaza yaje yiruka. Katurure. Cya kigabo kuntu byagenze. Cya gisambo gikuru bagisizemo. Gusa n'umukobwa hakuno nawe bamusizemo. Barasanye. Bose barasanye. Gusa n'umukobwa bamurashe. Gusa icyebe gikuru bagisizemo cyo cyapfuye. Gusa umukobwa we yakomeretse ariko nawe bamurashe. Nagameze neza. Nakubwiye ati ibi bintu bikunze kubaho. Waba ugiye gushaka ubufasha ugasanga aburi gutakira n'ibisambo, ugasanga ibyo ubonye urabizize. Buriya umuntu azira ibintu yabonye. Ntago ari ugupfa kugenda ngo ugiye kwaka ubufasha. Ugiye kwaka ubufasha se? Na filime yacu nuko igenze. Ubu ngubu nibwo filime itangiye. Emma kuno yahise abonana na sogokuru we. Bahise babonana. Na filime yacu nuko igenze. Si ubu si irangira. Nabakundaga cyane. Jye banyitaga Sagamba official. Ninjye wari urimo gusobanura. Nimuzacikwe n'izindi zose tuzajya tubagezaho. Umukobwa Emma hakuno yamaze kwica ibisambo byose. Sogokuru ndagushimira ko wanyigishije kurasa. Ati iki nicyo gihe cyose wari bumbwire ukuntu byabaga bimeze.
umukobwa hakuno yahise abwira sogokuru amubwira ati warakoze kungisha kurasa na filime yacu nuko igenze. Ciao 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 ciao, tuzahure no mu zindi filime.